ubundi muri rusange ukora iki? Ubundi nakoze agatajeri hano karahari. Ingofero yatubwiye ko iyi ngofero ajya kuyikora yirifarinze cyangwa se yagendeye muraho neza abakunzi ba AEO TV. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho ibihangano by'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Mbere yuko abibwira turabasaba mukigera kuri iyi channel yacu mukore subscribe, like and comment. Urebe ahantu hari akazogera kugira ngo hakande, numara kuhakanda kugira ngo video dukoze za buri munsi mujye murushaho kuzibona umunsi ku munsi. Tubahaye ikaze rero abantu bose bageze kuri channel yacu nkuko bisanzwe. Murabizi ko iyi channel ari AEO TV. Iyi channel yacu rero ni channel twababwiye ishinzwe kuzamura impano z'abakizamuka, impano z'abakiri bato. Ndetse n'umuntu ashobora kuba ari mukuru, ntago bigombera ko ari bato, ni impano izarizo zose, ariko cyane cyane urubyiruko, abakiri bato bashobora kugira aho bashaka kugera. Ushaka kugira aho agera wese turamurarikira kuza kuri AEO TV. Nta kintu tumusaba. Intego yacu rero no kuzamura impano z'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa. Ugire nicyo ubasaba mu mpano ufite, nicyo wifuza bakumarira abashobora kudukurikirana kuri channel yacu. Rero umwanya n'uwanyu. Mwitwa bande? Murabanza mubwira abantu amazina. Mwitwa bande? Muturuka hehe? Mukora iki? Mubikorera he ibyo mukora? Nibyo twifuzaga kugira ngo mubwire abakunzi ba AEO. Murakoze, nitwa Bikorimana Emmanuel. Ugerageze kuvuga cyane kugira ngo ijwi ryawe ribashe kuzamuka cyane kugira ngo abasha kugukurikirana bakumve cyane. Urazamura ijwi cyane ugerageza kubibwira. Nitwa Bikorimana Emmanuel, nkaba nturuka mu karere ka Kirehe, ntuye mu mudugudu wa Cyunuzi. Natangiye gukora ibi bihangano mfite imyaka 12, nkaba ngejeje muri iyi myaka 15 ndacyabikora. Bishatse kuvuga ngo kuva utangiye ibihangano byawe wabitangiye ku myaka 12? Yego. Yego. Ndagira ngo ugende usobanurira abakunzi ba AEO TV rero buri kantu kose wagiye ukora hano, icyo gashinzwe n'icyo kazamarira abashobora kugakurikirana n'abashaka kugutera inkunga kugira ngo bamenye ibyo ukora. Ubundi muri rusange ukora iki? Ubundi nakoze agatajeri hano karahari. Nagakoze ari ukugashyiramo imbuto n'ibikoresho. Umuntu agashaka yaza akakareba hano. Ni ukuvuga ngo aka ni aka etajeri. Aka gashyirwamo imbuto zigiye zitandukanye. Iki gitekerezo kiza byaciye mu zihe nzira, byagenze bite kugira ngo ufate icyemezo nk'iki kigoye abantu kugira ngo wihangire ibintu byawe kandi ushobora kubikora? Uraza kutubwira kandi aka kaetajeri ugakora muki, wifashisha iki kugira ngo ubashe kugakora? Aka gatajeri nagakoze mu mikindiri yabita amashami. Yego. Kandi nagakoze ari narebye ku kandi gatajeri, nkabonye nanjye ndagenda mpita nkakora. Yego. Wowe urareba ugakora, nta hantu wagiye kubyiga se? Nuko ureba gusa? Nuko ukareba gusa. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora ukoresha amashami y'imikindo? Ni amashami n'ibiti byabyo. N'ibiti byabyo. Akaba gakoze ugambiriye ko umuntu wakagura yajya agashyiramo imbuto cyangwa utundi tuntu duciriritse akagatereka n'ibikoresho. Nk'ibikoresho bigiye bitandukanye, utuntu duciriritse nk'utuhe wagerageza gushyiramo nyuma y'imbuto? Ushobora gushyiramo ibikoresho byoroheje bira bitoya cyangwa ugashyiramo n'imbuto zitandukanye. Yego. Aka wagakoreye gukorera udukoresho tworoshye. Aka gakoresho rero agerageza
kutwereka yakoze ni aka etajeri. Ushobora kugatereka imbere y'uburiri bwawe cyangwa y'igitanda, ukajya ushyiramo utuntu duciriritse, ugashyiramo korogate, ugashyiramo uburoso bugiye butandukanye, ukagatereka imbere yawe, gashobora kugutabara. Aka ni kamwe mu two wakoze. Aha, noneho akandi mu kindi gihangano cyawe ugerageza gukora ni iki? Hano hari agakapu. Hari igikapu. Yego. Nakoze igikapu, nacyo gikora nyirebye ku kindi, ndagenda mpita. Wowe urareba, ni ukuvuga ngo iki gikapu ndabona kirimo ubwenge bwinshi. Ni igikapu cy'imikindo. Yego, nacyo ni icyo muri ibi ngibi nakoze. Impano yawe kitangaje. Iki ni igikapu cyo mu mikindo nk'uko mubireba. Ni igikapu yagerageje gukora mu mikindo, agikora mu mashami y'imikindo, kandi iki gikapu agitwaramo ibintu bigiye bitandukanye. Iki gikapu cyitegereze neza, ndagenda nkikwereka. Nugikenera uzatwandikira kuri AEO TV utubwire aho uherereye mu rwego rw'igihugu cyangwa se niyo waba uri hanze, hanyuma tuguhe contact. Ariko ashobora kuba afite telefone, nabyo turaza kubimenya, cyangwa se atayifite. Ariko abaye atayifite, mwatwandikira kuri channel yacu tukabaha contact, iki gikapu kikabageraho mwaba muri hose. Arabikora ku bwinshi. Ni ibikapu umwana ashobora guheka akajya ku ishuri mu buryo bw'igihangano cye. Muri rusange twabyita made in Rwanda. Iyi ni made in Rwanda rero. Uyu mwana w'imyaka 15 yagerageje gukora nkuko mubyitegereza. Dore ni igikapu kiriho aho ushobora kubika utuntu, ushobora kandi kugifungura, kiriho imashini nkuko ubibona. Aha harabikwa naho hari umwanya, aragenda agashyiraho imashini. Nyuma yuko agikora arongera agashyiraho imashini. Muraza kubona kandi ko hagati nanone hashobora kubikwamo ibindi bintu nkuko mubibona. Hano ndabona yarabitsemo ingofero. Iyi ni ingofero ikoze ku buryo bwa gihanga. Wadusobanura ko iyi ngofero nsanzemo? Iyi ngofero nayikoze nyirebye ku y'abapolisi baba bambaye. Mbonye ukuntu ikoze nanjye ndagenda ndayikora. Yego. Bishaka kuvuga ngo gerageza kwereka abantu, batubwire ko abantu babonye ingofero ya gisirikare y'abapolisi bakunda kwambara, cyangwa se abasirikare bo mu rwego rwo hejuru, iri muri iyi forme. We areba, yarebye abona abapolisi, abona abasirikare bafite ingofero iri muri iyi forme. Muraza kutubwira niba koko biri ari kimwe, bifite ikigihangano cye kiri kujyana n'ingofero ya gisirikare abapolisi bakunda kwambara, kugira ngo mutubwire koko. Nimusanga afite impano idasanzwe, mumushyigikire muciye kuri nimero ari buze kubaha, cyangwa muciye kuri YouTube channel yacu. Iki ni igihangano nkimubona giye naratangaye, niyo mpamvu nifuje kumutumira kugira ngo aze abane natwe, murushaho kumumenya aho muri ku rwego rw'igihugu. Wamukenera wari wese araboha utu tuntu akadutunganya, yarangiza kudutunganya, aho umutumiye, aho umuhamagaye, atunga telefone, araza kwitubwira. Atunga telefone rero, ushobora kumuhamagara ukeneye iyi ngofero. Ushobora kuba umutako cyangwa ushobora kuyambara. Iki ni igikapu rero. Iki gikapu cyo ntigisanzwe, nicyo twari dusanzemo iyi ngofero ariyo yabitsemo. Ariko hano hari igikapu gifite imishumi bagerageza guheka. Araheka agashyiramo ibintu byose. Musanze harimo ingofero. Yego, aratubwiye ngo hashobora kujyamo amakaye. Ese koko wadusobanurira niba ibintu bishobora kujyamo ntago gishobora kwangirika iki gikapu wahanze? Hashobora kujyamo amakayi, cyangwa ugashyiramo n'ibindi bintu byose wifuza.
ashobora guhekamo amakayi. Abanyeshuri rero turabahamagarira kugira ngo baze batunge iyi made in Rwanda yagerageje gukorwa. Harya muze natubwiye Bikorimana Emmanuel rero ni umuhungu ukiri mutoya w'imyaka 15 yiga muri segonderi yego. Arambwiye ngo ni umwana muto aracyari muri primary muri P6 cyangwa se mu mwaka wa 6 aragerageza guhanga. Ariko iki gikapu se waba ugitwaramo amakayi? Kiramo amakayi nkajya ku ishuri. Iki gikapu nicyo yitwaza agiye ku ishuri, agitwaramo amakayi, agitwaramo ibitabo, agitwaramo. We ntajya agura ibikapu. Iki gikapu kimaze nk'imyaka ingahe ugitwaramo amakayi? Kimaze nk'ukwezi kumwe n'igice. Iki kimaze ukwezi kumwe n'igice nicyo wifashisha ugiye ku ishuri? Yego. Barambwiye ngo ukora ngo n'inkweto. Nazo ndazikora. Yego, watwereka? Yego. Ereka abakunzi ba AEOTV inkweto ugerageza gukora ukayikora mu mikindo. Iyi ni inkweto y'imikindo turabararikira ko iyi ni inkweto y'umukindo aho wawikenerayo waba uriho mu rwego rw'igihugu hose. Iyi nkweto twayikugezaho mu buryo bworoshye. Ni inkweto rwose nziza cyane. Iyi taro wowe ufata ubigenza ute kugira ngo ukore iyi nkweto ko mbona inkweto itangaje? Ndagenda nkashaka taro. Yego. Ubundi nkayikata yaba ari urukweto rwose nkarukata nkakuraho taro. Maze nkakora iki ngiki ukwacyo gikoze muri iyi mikindo. Maze narangiza kugikora iki cyo hejuru nkagenda nkabifatanyaho nkadoda n'ikoroshi. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo no kudoda bisanzwe ukoresheje koroshi nk'abantu bose b'abadozi urabishobora? Ndabizi. Yego. Uru ni urukweto rero abakunzi ba AEOTV yagerageje kwikorera. Ni narwo rukweto yambara agiye ku ishuri. Ntabwo ajya agura urukweto. Ni ukuvuga ngo uhereye muri P3 uko atubwiye ko uyu ni umwaka wa 3, guhera muri P3 urukweto yambara ni uru nguru. Iyi ni made in Bikorimana. Yego. Iyi ni made in Bikorimana rero. Iyi ni inkweto ya made in Bikorimana aho waba uri hose mu rwego rw'igihugu. Rero iyi nkweto twayikugezaho ku mafaranga make cyane. Niba ubibona iyi nkweto ntisanzwe, ishobora kuba n'umutako, ishobora kandi kwifashishwa aho washobora kujya hose. Iyi ni inkweto rero iyi nkweto uyitera uwuhe muti? Iyi nkweto iyo nshaka kuyisukura ndayoza, ubundi nkayijyana ahantu. Yego. Iyi nkweto yatubwiye ko ari inkweto yo mu mikindo. Iyi nkweto yarayisukura bisanzwe, afata icyangwe n'isabune akoza, yarangiza akambara akagana ku ishuri. Iyo agannye ku ishuri amasomo aragenda nk'ibisanzwe. Uyu ni umwuga rero. Uru ni urukweto twaruberetse, ariko ndakeka hano nagerageje kuhabona ingofero. Yatubwiye ko iyi ngofero ajya kuyikora yirifarinze cyangwa se yagendeye ku ngofero yabonye abasirikare cyangwa se abapolisi bambaye. Ariko nabonye indi ngofero. Hano hari indi ngofero. Ndagira ngo dusobanurire ubwoko bw'iyi ngofero. Iyi ngofero nayikoze ndebye kuri za ngofero zaba abasirikare. Yego. Bari baje mu gihe Kagame yaraje kwiyamamaza. Yego. Nanjye rero nabonye bayambaye ndagenda nanjye mpita nyikora ngo ndebe ko yakunda. Urumva we arareba, yarangiza kureba agakora. Iyi ngofero aradusobanurira ko we akibona abarinzi ba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo bazaga mu karere ka Kirehe, yarayirebye arababona ubwo bari bacunze umutekano, abona ingofero bambaye. Arangije kubona ingofero bambaye, ahita nawe ava aho ngaho yafashe icyemezo cyo kujya gukora ingofero nk'iyi.
idasanzwe, ariko iyi ngofero nayo irakomeye. Iyi ngofero irakomeye rero, ni ingofero nayo uraza kubona iriho imitako igiye itandukanye, ariko iyi ngofero Bill Farenze yagiye areba abasirikare ngo bari bacunze umutekano, abona bafite ingofero zenda kumera nk'ibisorori. Niyambare turebe atwereke. iyo ushaka kuyambara urayambara ukagenda. Yego, nuko biba bimeze. Utu tuntu se mbonaho wagendeye kuki tuba turiho? Uyu ni umutako nishyiriyeho uyu nguyu. Uyu ni umutako, ni utuntu washyizeho kugira ngo turusheho kuyiryoshya. Yego, reka wenda ambara iyi turebe ko nayo bijyana n'ingofero ya gipolisi cyangwa ingofero y'abasirikare bakuru bo mu rwego rw'ofisiye. Nanjye nayibonye, ndangije kuyibona mbona hari ingofero aba ofisiye bajya bambara. Iyi nayo ni ingofero wambara ukagenda. Iyi ni ingofero wakambara ukagenda. Rero ingofero nayo urashobora kuyambara, ishobora kukugabanyiriza. Nuwe mumaro w'ingofero ko menere mutwenge hari icyo yagabanya ku bushyuhe cyangwa se dusobanurire uko ubyumva iyo yambaye. Nkunda kukubona igihe kinini uyambaye. Iyi ngiyi iyo yambaye ikurinda kuba izuba ryakwica, kandi hagacamo n'akayaga ukumva nta kibazo. Yego, iyi nayo imurinda akayaga. Hari ibindi bihangano byawe nk'uko mubibona, twagerageje kubereka ikindi gihangano. Twashyizeho imbuto kugira ngo turebe koko biberanye. Iki ni ikindi gihangano cye. Iki cyo bacyita gute? Cyifashishwa gute? Kikoreshwa iki? Aka ni agasahane ushobora kwifashisha ushyiraho imbuto cyangwa n'ibindi bikoresho bisanzwe nk'indabyo cyangwa n'ibindi bintu. Yego, biri mu bwoko bw'utu. Aka nako nk'uko mukabona aratubwira ko forme y'agakoko nk'agasahani. Iyi ni inkoko cyangwa se n'isahani ikozwe mu mikindo. Nabyo ni igihangano cye yagerageje gukora. Hano hari ikindi gihangano nanone. Iki cyo gikoreshwa iki? Mu minota mikeya kugira ngo dusezere abakunzi ba AEO TV dukomeze. Aka ngaka ugakoresha uri nko guhaha nk'imbuto cyangwa uri guhaha imbuto, ibiribwa n'ibindi bintu. Yego, ku isoko. Aka nako wakifashisha mu gihe uri gushyiramo imbuto cyangwa ubikamo n'ibindi bintu, ukabikoresha uko ugomba. Yego, aka nako rero abakeneye akantu ko guhahisha nabyo wabimutuma akagurisha amafaranga makeya. Mwavugana hanyuma ugakeneye wese akakabona. Abakunzi ba TV rero, uyu ni umwanya twari twageneye umutumirwa wacu. Dore hano hari ibihangano bigiye bitandukanye, hari ingofero. Ubikeneye yakandika kuri AEO TV agatera komenti, hanyuma natwe tukamujyanira ubutumwa. Izi ngofero rero mu rwego rw'igihugu twazitegera nta hantu utajya, kandi turasaba uwo ari we wese wifuza kumutera inkunga ko yamufasha kugira ngo arusheho guteza impano ye imbere. Dore ni umwana muto yaracyari mu mwaka wa 6 akeneye kwiga segonderi. Buri muntu wese wamufasha, ore wese yagerageza kumufasha. Rero afite contact, afite nimero ya telefone. Uwamukenera rero agiye kubabwira nimero ya telefoni. Wakenera ibi bihangano ko bigiye bitandukanye byose, ari akagapaniye, ari kandi izi ngofero, ari iyi sahani cyangwa se inkoko, ari kandi aka etajeri nako, ari n'iki gikapu nacyo ugikeneye, ari iyi ngofero nabyo ubikeneye waduhamagara. Kandi ari na ya nkweto twagerageje kubereka, ari iyi nkweto ubikeneye ashobora kubikenera nk'imitako.
ashobora kubikenera nk'ibikoresho yakifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka tubwire nimero ya telefone. Tubwire nimero ya telefone hanyuma dusezerere abakunzi ba AEO TV. Nimero ya telefone wanshakiraho ni 078 68 033 05. Subiramo ngo ni 078 078 68 68 033 05. Iyo ni nimero yo bwite rero ushobora kumusangaho, wamuhamagara mukavugana mukemeranwa ibiciro, hanyuma umuzigo wose icyo waba ukeneye cyose akagikora komande mukavugana yakikugezaho. Kandi nanone bibaye ngombwa ko nanone waca kuri AEO TV urandika ukigera kuri YouTube channel wandikemo A cyangwa se A mu cyongereza, na ushyiremo E, ushyiremo na O, ushyiremo na utaruka kanya ushyiremo TV, AEO TV. Iyi ni channel yacu rero mukunda, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi twabasezeranije ko buri munsi tuzajya tubana namwe. Nimugire amahoro, ibihe byiza.